umuzimu ndagira ngo nkubwire ngo aragenda ni nk'umuntu. Iyo utagize ubwenge bw'Imana urangiza ubaye uwa Satani. Kubwiye ko nari bujye kure yaba abantu biyahura n'aba bantu basambana. Ndagira ngo nkubwire none se abatinganye bajya kwinjira mu rusengero, aba pasiteri benshi naguha ingero bagiye barangiza bagatangira neza ariko kariyeri zabo batwagwa n'amafaranga bakarangiza bapfuye. Nkaba bama amashanse bari kwemeza yuko ari abazimu bigendera ari iki bari. Turabashimiye cyane kandi turabakunda. Imana nibaha umugisha aho muri hose, mwebwe mudukurikira kandi mugakurikira Noah TV1, mugakurikirana n'Umuremyi TV. Imana nibaha umugisha, turabakunda cyane kandi turabashimira abakanze subscribe n'abatarabikanda aho muri hose muri diaspora, muri Amerika, Afurika, muri East Africa. Turabakunda cyane. Mu Burundi ntago twayibagirwa, mwese aho mutuye hose mwumva ikinyarwanda namwe mutacyumva. Imana ibaha umugisha. Turabashimira uyu mwanya kuba mwemeye kudukurikira kandi Imana ikabibarinze ikibahaye umwuka wo guhumeka. Reka tuyihereze icyubahiro kubera ko yabarinze twese kaba yaturinze. Reka tubane rero muri iki kiganiro, mwumve iki kiganiro muhere aho dutangirira kugira ngo mwumve uko bimeze. Mukore subscribe, comment, kuko uru n'urubuga rwanyu, kuko atari mwebwe ntago twakora, ni mwebwe muduha gukora ibiganiro byiza. Reka tubashimire rero. Pastor, Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe kandi agubwe neza muri twe. Imana ishimwe cyane kuba twongeye guhura ugihumeka umwuka wazima natwe Imana ikiturinze. Hari benshi cyane mbese batakibuka basese bitaka uruswinde, kuko ijambo ravuga ngo aho bari abo ngabo ngo ntabwo baba bakibuka cyangwa ngo babe bagishobora gukora cyangwa kuvuga cyangwa gutekereza ibyo bazakora biba byararangiye. Urakoze cyane. Icyo nkundira abanyarwanda baracangacanga, ntago wabona inzira imwe bahagararamo. Bamwe aravuga ngo wapfuye yarihuse, abandi bakavuga ngo uriho ngo arabona. Nibyo habona uriho ntabwo buryo wapfuye abona, kuko imirimo ye n'imigambi bayagiye imuherekeje. Imirimo ye n'imigambi ye bayagiye imuherekeje. Ubwo biba birangiye kwizera Kristo abagiye kuruhuka ategereje umuzuko cyangwa se Yesu cyangwa urubanza. Ubwo kwa kundi bavuga ngo umuntu agiye kwizera kubera kugira ngo azahabwe ubugingo buhoraho birangiye. Umva fini termine, biba birangiriye aho. Pastor avuze igifaransa fini termine. Yes. Biba birangiye neza nta kindi. Reka rero tubabwire mwebwe mudukurikira rero, iri ni ijambo ry'Imana cyangwa n'umuburo w'Imana tuba dushaka kugira ngo tubaburire, ntago ari ibintu tuba dushaka kugira ngo twebwe twibwire. Ubu n'ubutumwa Imana ibitumye pastor kugira ngo ababwiye mumukurikire rero kuri zicano kugira ngo tujye tubana. Turabashimira Pastor. Yego. Reka tuganire ku by'iki gihe, ku mbaraga z'abantu bakoresha ariko batazirimo. Urakoze cyane. Reka mbanze shimira abadukorera subscribe bagakora na comment na share, kandi ndabashimira aho bagereje. Buri muntu wankoreye subscribe ajya anamanuka akore ahandi, akore ku gakumwe, bizajya bigaragaza, akore na comment. Gusyo nababwira harimo abadutuka ariko harimo n'abadushimira. Nubundi na Yesu ntago bamushimiye bose, abamushimiye abanye nabo, abatamushimiye bararimbuka. Rero ndagira mbabwire ngo buri wese yiyinire yisuzuma atagirwaho n'urubanza. Gusyo nababwira Imana ikomeze kubagirira neza. Nge nzajya nsenga kuko Uwiteka niwe uzadukiranura nagaruka. Imana ibaha umugisha. Rero urambajije uti tugiye kuganira ku bantu babi ndetse tuganire n'abantu beza, cyangwa tuganire ku banyabinyoma, tuganire n'abantu bakorera Satani. Na Yesu ibyo yabivuzeho. Ubwo nuko niba wumva urambaza ndagusubiza rwose. Icyo nakubwira cyo menya ko hariho inzira ebyiri, kandi izo nzira umukristo azicamo n'umupagani azicamo. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo twe tuzahanwa kabiri tukiri mu isi, ariko Uwiteka nazi ibyo twahanwe maze abidusubiza. Pastor, muri iyi minsi hari umudamu witwa Mama Chance.
amaze igihe wenda avugira kuri ma YouTube, hari ikiganiro cyamaze kubonwa n'abantu benshi cyane kivuga ko Mama Chance ari umuzimu. Umuntu ashobora kuvuga ari muzima akavuga ko ari umuzimu bwe, birashoboka ko yaba ari umuzimu akavugira kuri kamera? Urakoze cyane rwose, ibyo biraba. Cyangwa aba yavugiye muri we, mu mubiri we, ariko reka wenda mbikwereke, sibyo? Somera muri Matayo, pardon, Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yohana. Bwa Yohana uko bwanditswe na Yesu Kristo. Ibice? Igice cya 8. Umurongo? Somera umurongo waho wa 30. Ni naho tureba. Ugeze ku murongo waho wa 30, wa 41. 30 haravuga ngo avuze atyo, hera 39. 39 haravuga ngo igice cya 8 umurongo wa 39. Baramusubiza bati, Aburahamu niwe data. Yesu arababwira ati, iyo muba abana ba Aburahamu koko muba mukora nk'uko Aburahamu yakoraga. Banza usubiremo uwo murongo wumva. Baramusubiza bati, Aburahamu niwe data. Yesu arababwira ati, iyo muba abana ba Aburahamu koko muba mukora nk'uko Aburahamu yakoraga. Urumva ko abashubije bigendanye n'ikibazo bari bagize gute? Umuzimu ndagira ngo nkubwire ngo aragenda ni nk'umuntu. Niba abamarayika baragiye kwa hariya Isodomu n'i Gomora, bakarya bakanywa kwa Aburahamu, barangiza bakajya kureba ibyo barega Isodomu n'i Gomora, barangiza bagera kwa Loti bakagira, ndagira ngo nkubwire ngo umuzimu ahanga mu muntu kandi ukabona ko ari umuntu, ari umuzimu waje muri we. None pastor, nje ni ibintu nzi nagusubiriramo. None pastor, ko dufite uwo muntu, sibyo? None akaba ari umukozi w'Imana kuri izi social media, ni umuhanuzi ukomeye, tuzi ko ahantu yavuze ubuhanuzi bwinshi cyane ahanura. None pastor, none tukaba twarabonye avuga ko we ari umuzimu, ahubwo azagaruka none akanabyara. None pastor, bimeze bite ko ibyimeruka tubigezemo bikaba bikomeye muri izi social media dutandukanye abakozi b'Imana n'abatari abakozi b'Imana gute, cyangwa imbaraga bari gukoresha z'Imana n'izitari z'Imana? Nsomera uyu murongo wa 41 muri Yohana 8:41. Haravuga ngo ibyo mukora ni nk'ibyaso. Baramubwira bati, ntituri ibi byarwa, ahubwo dufite data umwe ni we. Somera uwo murongo 41 haravuga ngo ibyo mukora ni nk'ibyaso. Baramusubiza bati, ntituri ibi byarwa, ahubwo dufite data umwe ni we Mana. Urumva baramubwiye neza kandi bari bazi yuko bari kuganira. Iki ni ikiganiro yagiranye nande n'abafite imbaraga z'abadayimoni, kandi bari Abayuda. Natwe muri iki gihe cya none nibigutangaza ko njya nkunda kubwira abantu ngo amateka agira ate yigarukamo. Amateka yigarukamo. Iyo utagize ubwenge bw'Imana urangiza ubaye uwa Satani, ariko iyo ugize ubwenge bw'Imana urangiza uri mu mbaraga z'iki z'Imana. Noneho kugira aha tuhagere neza tunasobanukirwe, urumva ndagira ngo unsomere umurongo wawo wa 18 ugenda ugere kuri 20. Wumva Matayo 18. Yohana nakubwiye ko nari bujye kure yaba abantu biyahura, n'aba bantu basambana, n'aba bantu bicana, n'aba bantu babeshyera umurimo w'Imana kandi bitwaje iki ijambo ry'iki ry'Imana ariko bataririmo. Ariho nakubwiye ko baza baje kwibamo amafaranga, bataje baje kugira ngo baje gukizwa. Yohana 18. Umurongo wawo wa 18 ugeze 20. 18 aravuga ngo
ndihamya ubwanjye na data wantumye nawe arampamya. Baramubaza bati Urumva? so ari hehe? Cyahandi wanga kwihamya ngo Imana yaravuze ngo uri umunyabyaha. Komeza. Baramubaza bati so ari hehe? Kandi data ntimumuzi. Iyo mumenya na data muba mumuzi. 20. Iyo mumenya na data muba mumuzi. 20. Ayo magambo yayababwiriye mu ruturiro. Urumva hehe? Mu ruturiro. Wumvishe rya jambo wambazaga? Ariyo mpamvu nakubwiye. Ntago aba bantu baza bashaka Kristo, baza bashaka ibyo Kristo akora. Ayo magambo yababwiriye mu ruturiro ubwo yigishirizaga mu rusengero, nyamara ntihagira umufata kuko igihe cye cyari kitarasohora. Igihe urumva y'igihe cy'umuntu kitarasohora nta ugutunga urutoki. Ariko y'igihe cyawe gisohoye inyungu wakoreye zirakugaragaza. Ntore wambajije ngo bamama chance ngo bariya bakiboka, kandi wibuke ko imbuto iri mu muntu nawe niyabiba. Yego. None se wajya kubiba ikitakurimo? Yesu aravuze ngo niba ubiba ku mugenge uzasarura umugenge, niba ubiba ibitovu uzasarura ibitovu, ariko nubiba umutini uzasarura umutini. Nubiba umwelayo uzasarura umwelayo. Nubiba amarigarita uzasarura iki? Imarigarita. Buri muntu rero icyo ari kubiba hano ku isi nicyo agomba gusarura. Twabonye neza ko ngo bazemeza umutegeka. Umutegeka twasanze ari umukuru w'iki? W'igihugu. Ariko umunsi barashaka kubica iruhande. Ngo bize ngo amashuri se yagwa kujya mu ijuru. Cyakora azaguha iki? Ubutunzi bw'isi azabuguha. Azaguha kubaho neza, ariko ntabwo ubugingo azabuguha. Iyo nicyo bita politike. Yesu rero yaje ayicamo. Niyo mpamvu yavuze ngo abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, nge munyigireho. Ntabwo yavuze ngo twigire kuri aba banyapolitike n'abaki. Kuko badutwaza iki? Igitugu. Ariko natwe tugomba kubyigana dusanga Yesu muri icyo gitugu, twirinda iki? Igitugu cya Satani. Noneho iyo ubirebye neza imirongo yose twasomye, kugira ngo ubyumve neza unanabimenye, Yesu ahangaha araganira n'abo badayimoni, ariko abereka ko nta mbaraga n'ubutware bagize gute bafite, ariko bariho mu bubasha bw'iki? Bwo kwiciraho iki? Iteka. Noneho somera umurongo wa 43 ugenda ugere ku murongo wa 44. 43 baratubwira ngo niki gituma mutamenya imvugo yanjye, ni uko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Urumva? Igituma batamenya imvugo y'Imana ntibashaka kumenya ijambo ryayo, ahubwo barashaka kureba mu nkangara ikinjiramo. Mukomeka kuri so. Ubwo urumva uzongera kuvuga ngo ntago biriho. Mukomoka kuri so. Iso ninde? Ni Satani. Satani. Kandi ibyo so ararikira. Nibyo namwe murarikira. Nibyo namwe mushaka gukora. Ariko Bibiliya bajye bagira ubundi arongera akavuga ngo nibyo namwe murarikira. Kuko abanditsi bagenda bashyiramo bwago byori bwabo. Ariyo mpamvu umuntu kuko uzareba urugero nguha yajyado ifi uzarebe yuyirobye. Wari wayite kuko wayirobye. Uyikorera amasuku. Niba none ukorera ifi amasuku, kuki wananirwa no gushaka mu ijambo ry'Imana ibyiza birimo ngo ibibubire. Komeza. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi. Urumva uwo yahereye kera ari umwicanyi. None se urumva urimo bimubuze Yesu ataraza gushyiraho manda ye. Kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Subiramo umurongo wa 44.
mukomoka kuri so Satani. urumva mukomoka aba bantu azakubwira ko ntacyo bitwaye, azakubwira ko abaho wowe ukennye uri umutindi, azakubwira ko wowe nta mwenda wo kwambara utapfundura agashumi k'inkweto ze, ariko nujya kwitegereza uzasanga wowe atapfundura kawe. Ni nayo mpamvu akurwanya, kuko we yitwaza ibyiza ariko ibyiza bikarangiza bimujyanye gihenomu. Rero ijambo ngo turabareberera ritarangira ritavaho sinzi ahantu riba. Komeza. Urumva? Rero ndagira ngo nkubwire ngaba kandi abatubana nabo umunsi ku munsi. Nibo Yesu rero yavuze ngo twirinde. Urumva? Nibo Yesu yavuze ngo tugire gute? Twirinde. Komeza. Kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Urumva? Kuko si byararikira nibyo namwe mushaka gukora. Ngaba babantu wambaza. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi. Uwo yahereye kera ari umwicanyi. Kandi ntihagaze mu by'ukuri kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga ibye ubwe. Urumva urumva? Rero mwene data ndagira ngo nkubwire ngo abantu benshi bishe mu byiza bya Satani ariko bitwaje Imana atari yo bakorera. None kugira ngo ducunguze uburyo umwete rero, sibyo? Somera umurongo wa 47. 47 baravuga ngo uw'Imana yumva amagambo y'Imana. Urumva? Uw'Imana yumva amagambo y'Imana. Mwebwe igituma mutumva ni uko mutari ab'Imana. Urumva? Mwe igituma mutari kumva. Urumva se mudaturanye? Nase ubwo urumva uri bumushyire he? Ahubwo iyo umaze kumumenya icyo ukora n'iki ni ukumwirinda. Ariko ntibivuze ngo uzamuhutaza, ntibivuze ngo uzamurwanya, ntibivuze ngo ahubwo uramwirinda akamureka kuko aba yarangije kugaragaza imbuto imurimo. Komeza 47. 47 haratubwira ngo oya niho mvuye. Uw'Imana yumva amagambo y'Imana, mwebwe igituma mutumva ni uko mutari ab'Imana. 48. Abayuda baramusubiza bati ntitwavuze neza y'ukuri umusamariya kandi ko ufite dayimoni. Kandi aba ni babacyo wahoze uvuga babanyamasengesho, babahanuzi, babaririmbi. Ndagira ngo nkubwire ngo umuntu wese icyo yishemo nicyo kizagenda kimuhishura. Ndagira ngo nkubwire kuki uyu munsi abarozi n'abajura n'abaki batanga nomero zabo ku matelefone n'ama YouTube n'iki ndetse n'abapfumu, ariko uyu munsi umuntu usenga akaba akurikiranwa kuruta abo bantu no kubera iki? No kumwuka bakorera maruma. None se pastor uragira ngo badakurikiranwa kandi bari kuvuga barabakurikirana se arabona ari nde wabakurikirana ko bakurikirana abantu basenga. Nindi abasenga ntago babakurikirana cyangwa bakurikirana abantu basenga bo ntago babakurikirana, ariko uzareba aba ntago babakurikirana abapfumu. Genda urebe hariya kwanuza niba kwa wa mugabo ngo rutanga rw'amaboko. Ugenda urebe niki twabonye ikintu aba bantu bisi bakurikirana ni igiseke cy'abera. Hari iki ni igiseke. None rero iyo igihe kigeze cyabo finali cyo kuva mu mubiri bagapfa bahita bavuga ngo bitabye Imana ngo cyangwa ngo bagaragaye. Oya, bagiye mu mwanya bakoreragamo kugira ngo bagerageze abera. Yego. Niyo mpamvu rero Yesu avuze ko tugomba kugira gute kubyigana kandi tugomba kuba maso kugira ngo twambare imbaraga. None usomera umurongo wa 49 n'uwa 48. N'uwa 50. 49 aravuga ngo Yesu arabasubiza ati simfite dayimoni ahubwo nubaha Data, ariko mwe muransuzugura.
urumva simfite dayimoni nubaha data. Uyu munsi niki gituma ubona bari kubuza abana kubaha ababyeyi babo n'ababyeyi babo bakavuga ko abana babo babananiye? None si izi mfu kenshi na kenshi ziraturuka he? Si ukubera ko bari kwanga ko abana bumvikana ngo batonka amasereka ba nyina bonyeye ku mashyiga, batonka amashereka base bonyeye ku mashyiga, none bo ko bari kubigisha ayo mashereka bari kubigisha n'ayahe? 50 icyakora njye sinishakira icyubahiro, nyamara umuntu wubaha Imana ntago yishakira icyubahiro, ahubwo agishakira iyamuremye. nyamara hariho ugishaka kandi niwe uca imanza. Urumva handi abango ni wacu urubanza, si Yesu usubibabwiye? Hari ugishaka kandi ugishaka niwe uzaca iki? Bivuga ngo dutegereje Kristo, yaba umunyabinyoma yaba nukorera Kristo. Kandi aba bantu bari muri iki gihugu, bari mu isi yose. Niba rero hari ikindi wambazamo, aba rero bakibonke nabo banuza nabo, ndagira ngo ngutangarize neza ko bagiye mu mugabane bahisemo. Ahubwo cunga neza ijambo ryawe, ejo utazayoba ubakurikiye. Pastor, none wabwira iki abantu bakurikirana social media kugira ngo buri wese ashobore gutoranya icyo yakagombye gufata? Kubera ko uyirebye social media ziriho abahanuzi ariko ntago tuzi abahanuzi ba nyabo. Urakoze cyane. Icyo twareba kuri social media ni ukumenya gushungura, ukamenya neza, kuko ntago uzabuza social media gukora ibyo ikora. Buri wese ajyaho afite ibyo ashaka gukuramo cyangwa abafite inyungu ashaka kubona, sibyo? Rero icyo nagira umuntu uwo ari we wese ni ukujya agiye kuyungura, nk'uko yagiye kurya ibiryo abanza kureba ubwiza bwabyo cyangwa akareba n'ububi bwabyo, akaba ari ubihindura ubwiza bw'ibyo ashaka kurya. Pastor, nawe wemera ko Gogo atari umuntu, yari umuzimu wigendera? Oya, ngiryo kosa ntago narikora, kuko mu bintu bya mbere nakubwira nagiye mbana n'abantu. Reka wenda nkubwire, nka mbere y'intambara hari umusaza wita Theobald. Twamusengeye avuye mu majyaruguru, aza yinjira mu rusengero. None turimo gusenga, twari tumazemo iminsi 2, Imana iratubwira ngo nidutahe, ngo nyuma y'iminsi 3 tuzagaruke. Tuhavuye uwo muntu arapfa, barangije baramushyingura. None babitumenyesheje ya minsi 3 tuvuze ngo tugaruke, bamwe barabyanga. Ninjye wagarutse ngenyine. Imana irangije irambwira ngo nagira ngo nereke ko abantu byose biri mu bubasha bw'Imana. Ibintu byose biri mu bubasha bw'Imana, ariko ububasha bw'Imana tubumenya ryari? Ari uko tumwegereye. Abantu benshi rero ntibari gushaka kwegera ububasha bw'Imana, ahubwo barashaka kwegera ububasha bw'ibyo yatanze. Ari naho harimo guturukamo iryo vangirwa, ari hari guturukamo aba bahanuzi kubw'indonye bafite. Ndagira ngo nkubwire, none se abatinganye bajya kwinjira mu rusengero ntago baje bavuga ngo ntago bari babizi, kandi nyamara batanze amafaranga. Bariye amafaranga. Arega umuntu wese yica ikintu yabonye kandi abiza bishaka kubw'inyungu ararikiye. Ni naryo jambo twasomye mo hari. Amafaranga ategeka? Amafaranga ni umuzi, biravuga ngo ni umuzi w'ibibi usharira. Bivuga ngo hari ukuntu tugomba kuyakoreshamo. Ibyo nabyo nubishaka tuzabireba mu byanditswe. Ntago twe dutwagwa n'amafaranga, ahubwo dutwagwa n'ijambo ry'Imana. Amafaranga rero yagiye kugutwara, urangiza ugiye Gehinomu. Reka tugire inama rero umuntu witwa Mama Chance. Urumva, si na Mama Chance wenyine, ni buri muntu wese. Yaba uworoheje, yaba ukomeye. Iyo amafaranga ugiye kuyararikira cyane agutwaza igitugu. Kandi mu buzima ngiye kuvugira kuri izi kamera, ndi imbere y'izi kamera, nta muntu upfa gwije amafaranga. Ni nayo mpamvu Imana itubwira ngo twirinde kurarikira umuzi w'iki w'impiya, kuko amafaranga ni meza sinyakana, ariko iyo uyashyizeho umutima urangiza ubaye uwa Satani.
ibyo ni ukuri. kuko impamvu mbivuga mfite abapasiteri benshi naguha ingero bagiye barangiza bagatangira neza ariko kariyeri zabo batwagwa n'amafaranga bakarangiza bapfuye nk'uko aba ba mama Chance aba ba Kiboko uvuga yaguye yaragisenga. Aba ba mama Chance bari kwemeza yuko ari abazimu bigendera ari iki barimo bavuga ko basenga ariko Yesu yagaragaje ko abasenga se abegera akaba ari bo bacira urubanza. Ariko umunsi abantu bari kuvuga ngo ba perezida ba minisitiri abadepite ngo iki ngo kuko batuyobora nibyo bashyizweho n'Imana simbasuzugura ariko nubwo bashyizweho n'Imana hari igihe baba baje gutoza ukiranuka no kugira ngo wa wundi wihishe mukira. Ndaguha urugero nka Yozefu. Yozefu yavuye mu basenga bamurwanya agera muri Egiputa bamurwanya ariko yarangije abaye umuhuza wa iki wa babandi bamukubitaga ngo ntibazamupfukamira mu gihugu kitari kiwabo kandi igihugu cya Egiputa nacyagurisha ibintu arangije kubigurisha buri ibi byangombwa ubona uyu mugabo ari gukoresha gutya excellence cyangwa se RGB cyangwa se n'izindi nzego ubona bavuga ngo kubw'amategeko ni Yozefu wabibanje muri Egiputa arangije ngo gukora manda ye ahita asinya itegeko aravuga ngo rizubahirizwe n'umwami arabyakira. Rero abami bari gukora ibyo Yozefu yakoze ariko bakabikora nabi kubera iki kuko biravuga ngo umuntu wese urarikira ubutunzi bw'isi nta bwami bwo mu ijana azagera gute azajyamo. Bivuga ngo ubutunzi bw'isi nubwo gukorera Imana igihe tukiriho. Rero ijambo nasozerezaho nasubikiraho niri kuko harangiza umuntu uvuga ko atazagaruka cyangwa atazagira guta ahubwo n'ugusubika. Somera ibyakozwe n'intumwa 7:5 wonyine. Ibyakozwe n'intumwa 7:5. 7:5. Ubwo ni ingaruka tuzaganira ku mpiya urebe uburyo zirikoze. Byakozwe n'intumwa 7:5 haravuga ngo abo mu muryango wa Yuda bashyizweho ikimenyetso n'inzovu n'ibihumbi. Ibyakozwe n'intumwa. Inshuti yanjye. Nari ngeze mu byahishuwe. Buri mu byahishuwe. Ibyakozwe n'intumwa 7:5. Nitugaruka izi myanda ryango nkubwire ngo ni nazo n'ubundi buriya Yesu wibwiye ngo iyo akora biriya bintu mu bice bine ku murongo wawo uhereye umurongo wawo agapfukamira dayimoni akajya gusimbuka ku rusengero akajya kumupfukamira ku musozi aba yaraducunguye. Hari ibintu byose bibera mu mubiri inshuti yanjye no mu mwuka no muri ubu buryo biba bifite kutwigisha. 7:5 haratubwira ngo ariko ntiyamuhayeho ikibanza. Urumva ngo ariko niyamuhayeho ikibanza naho haba aho gukandagira ikirenge. Ngo naho habaho gukandagiza ikirenge ahubwo yamusezeraniye kuzacimwa ngo abe nyiracyo n'urubyaro rwe. Icyo gihe ariko yari atarabona iki urubyaro. Rero Imana yagutegura inshuti yanjye shyitsa umutima hamwe ibyo urya ushimira Imana ibyo utabonye ushimira Imana ntabwo Imana izabura kutaguha inzozi ariko nushaka kurarikira uzarangiza uyobye. Rero ndagira ngo muri Matayo 6 ariho dusubikira umurongo wa 33 n'uwa 34. Matayo 6 Matayo 6 kangahe 30. Matayo 6:30. 34 n'umurongo wa 34 wa 3 3 n'uwa 34. Matayo 6:3. Aravuga ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Bubaye uretse gato sibyo mbere na mbere dukwiye gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose tuzagera gute tuzabyongererwa. Niko birimo gukorwa mu isi. Dayimoni ahubwo ari kwerekana yuko Yesu nitutamubona tukwiye kwishakira ubutunzi tukwiye kugira imbere heza utabanje gushaka yabiremye uzahabona ute. Komeza umurongo wa 34.
Gatatu kane ntimukiganyire. urumva ntitukiganyira dutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo urumva umunsi wose ukwiranye n'ibibi byabo. None uyu munsi bibi uragira ngo bihungire he? Baho umugisha kandi bagirire neza. Abashaka ko twasengana ni 0788504014. Data wa twese abane namwe. Urakoze Kristo nyiribihe, ukomeze kutwubaka no kudukomeza muri ibi bihe bibi, kandi utwambika imbaraga. Umwuka wawe wera abe wo kuduhamya, aba uwo kuba muri twe, kandi adukomeze yemeza abisi ibyaha byabo. Kristo ndagushimiye kuko ari wowe ushobora byose, none n'iteka ryose. Amen. Amen. Turabashimira mwe rero mwebwe mwese mudukurikira kandi mukurikira izi channel, mukande subscribe kugira ngo tujye tubana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ibiganiro byacu nakagaruka tuzahura ubutaha. Amen.